give you glory. Oh, yes, we give you glory, Jesus. Emmanuel. Akirama shimwe uri umwami w'abantu w'intsinzi. Hallelujah. Urakwiriye Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, wamuzamura ibiganza ukamubwira ngo ndagushima. Nta mugisha uruta kuba dufite Imana. Bibiliya iravuga ngo hahirwa ubwoko bufite Imana, hahirwa ishanga rifite Imana, rifite Uwiteka w'Imana yabo. Mana turagushimiye. Data turaguhaye icyubahiro muri uyu mugoroba. Turagushimiye ko wabaye Imana yacu. Kandi urangije uravuga ngo turi mu biganza byawe, ngo nta na kimwe cyabasha kudukuramo. Uyu mugoroba twaje kubwira ngo turashima, nous reconnaissons. Turashima, ntabwo turi ndashima, turaguhaye amashimwe mwa. Yesu tuguha icyubahiro kandi turemeza kuri umwami kuko ibyo waremye, kuko ibyo waremye, haleluya, birabyemeza. Natwe turi hano uyu mugoroba, natwe turi hano kubishingira intambwe, kubishingira intambwe, wabatakuzi bose bamenye ko ari wowe, bamenye ko atayindi Mana iriho. N'abari twebwe, n'abari twebwe mwami, oya n'abari twebwe, n'abari twebwe Yesu, ari ku izina ryawe, ari ku izina ryawe rishyirwe hejuru, rishyirwe kubw'imbabazi zawe watugiriye, kubw'imbabazi zawe, urukundo rwawe rwinshi udukunda, n'abari twebwe, ongera uti n'abari twebwe, oh yeah, n'abari twebwe, n'abari twebwe Yesu, n'abari twebwe Yesu, ari ku izina ryawe rishyirwe hejuru, haleluya, rishyirwe hejuru kubw'imbabazi zawe, n'urukundo rwawe rwinshi udukunda, n'abari twebwe. Uti mu byo tuvuga, mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu byo dukora, Yesu tugomba kuhabwa ishimwe, Yesu tugomba kuhabwa ishimwe, tugushikane imitima yacu, tugushikane
gushima ibyo dufite byose biguha icyubahiro inganji yawe ntabari twebwe oya ntabari twebwe ari ku izina ryawe izina ryawe rishyirwe hejuru kubw'imbabazi zawe urukundo rwawe rwinshi udukunda n'abari twebwe n'amajwi yacu uti n'abari twebwe uyu munsi dushyize icyubahiro cyacu n'abari twebwe tuzi uko icyo turi cyo twose twakigizwe nawe ubuzima dufite ni wowe amahoro dufite ni wowe izina ryawe data rishyizwe hejuru kubw'imbabazi zawe urukundo rwawe rwinshi udukunda n'abari twebwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami turacyakomeza kukuramya. Jesus, we are here tonight. Kuko ntawe uriho, ntawe wigeze kubaho, nta n'uzigera abaho ahwanye nawe. Ese wakomeza ukamukundira ukamuzamurira ibiganza ukamubwira ati wagira ijambo umubwira se riturutse ku mutima wawe. Reka mbasabe mu mutuzo mu kanya ko gutuza uba umwanya wawe na Kristo. Ikintu cy'agaciro umuntu akeneye ni Kristo, uw'agaciro ukeneye ni Kristo. Niwe ugera mu buzima bw'umuntu akabuhaza akabwuzuza. It is Jesus who fills the life of man once he gets in. Reka ngusabe nta kikurangaje uyu mwanya ubu wawe na Kristo. Without anything distracting you, give this time to Christ.
reka mbasabe yenda ibyuma bituze gato tuzamura amajwi yacu tumubwira ngo nyiri icyubahiro ukwiriye gushimwa n'amajwi yacu. Let's raise our voices and tell him that he deserves to be glorified. Ubitekerezaho biturutse mu mutima wawe mubwira ngo nyiri icyubahiro. Think about it and tell him the honor of glory. Nyiri icyubahiro twese hamwe. Hiro ukwiye gushimwa wowe nyiri wowe nyiri ngabo tuzamuye Mubwira uti wera 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 naburu wera Ngamuru wera ngamuru wera nyiri icyubahiro nyiri icyubahiro ukwiye gushimwa gushimwa umugabo umwe ubwo yari mu kazi ko gutwara abacakara atwaye abacakara agenda azana abacakara agasubira akazana abandi yari mu kapiteni
captain was taking slaves. arangije One time, akorwaho n'Imana, arangije aratangara areba ukuntu ubuntu bw'Imana ukuntu bukora kuri buri muntu wese, butarebye umukire cyangwa umukene, umugufi cyangwa umuremure, umwera cyangwa umwirabure. how he touches people, the short, the tall, and the young and the old. arangije yandika amagambo. Then after he wrote these words, aya magambo amaze kuyandika yasigira umwe mu bacakara, amaze kubona ko ntawe yaba we yaba umucakara bose ni bamwe imbere ya Kristo. after seeing that him and the slaves are the same before Christ, uwo mucakara amaze kubona ayo magambo nawe amukoraho, arangije and the slave got those words, he was also touched. arangije azamura indirimbo. Then after he sang the song, Sing grace, how sweet the sound that saved, that raised like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved, that raised like me. Yeah, I was lost, but now was blind, but now I see. Hallelujah. hallelujah. Agaciro k'umuntu kaza kuba neza yahuye na Kristo. Amen. The value of man is complete when he encounters Christ. Ese hari umuntu kuri umugoroba yumva afite ishimwe bitewe naho Imana yamunyujije? Is there someone who has praise in their hearts because of where God has got them from? Kumisozi yose washoboje kuzamo, n'amataba wanyujijemo, n'inzuzi zose wanyambukije, ngufitiye ijambo. Thank you. Kubyaha byose wambabariye, n'indwara
zose wanyijije n'imitwaro yose wanuye mfite icyo nkubwira thank you ku misozi yose washoboje kuzamuka n'amatabo wanyujijemo inzuzi wanyambukije gufitiye ijambo thank you ku byaha byose wambabariye n'indwara zose wankijije n'imitwaro yose wanuye mfite icyo nkubwira thank you sinzi ukuntu ubigenza sinzi no kubikora icyo nzi ni kimwe nukunyitaho sinzi ukuntu ubigenza sinzi no kubikora icyo nzi ni kimwe nukunyitaho sinzi ukuntu ubigenza sinzi no kubikora icyo nzi ni kimwe nukunyitaho uzi ibyo wibwira kutugirira n'amahoro oya si bibi kutureme nk'umutima w'ibyo tuzabona hanyuma uzi ibyo wibwira kutugirira n'amahoro ya si bibi gutureme nk'umutima w'ibyo tuzabona hanyuma sinzi ukuntu ubigenza sinzi no kubikora icyo nzi ni nuko sinzi ukuntu ubigenza sinzi no kubikora icyo nzi